nziguhe za korode ari inyuma yanjye kwa Rusagara, mutazagira ngo ikibazo mfitanye na korode ni icyejo ubundi, ni icyejo ubundi Rusagara apfuye, ni litije mfitanye nawe. Kamara, nkurahiye Uwiteka Imana nkorera n'ubugingo bwanjye, ndi umukozi w'Imana, mbura abana nabyaye, niba nkubeshya uyu mwaka wa 2024 nzawuriremo kuva utangiye kugeza ushoje, mbivuze n'akanwa kanjye. Korode yaranterese arambwira ngo tujye gusambanira Igitarama muri hoteli Igitarama, arambwira ngo hari ngo ikanzu yanguriye ngo y'Itanu ngo n'urukweto ngo n'isakoshi. Reka biriya biganiro bya kera nkiri nzahare, urumva Korode ubwo arantereta ndamuhakanira. Korode ashaka ngo kunjyana ngo mu biterane ngo muri Tanzania ngo kwa Muriri, ndamuhakana kuko yari yagiye kubaza inshuti yanjye ayibwira ngo Mutesi se bizavamo, ndaramubwira ati ijambo rizavamo ariko ibyo mushaka by'ubusambanyi nta bizavamo. Kamara, mureke kuba nk'umuntu muri inyuma ya Korode, mwe mutazi icyo nzira, icyo ndakikubwiye kandi naragicecetse, urumva naragicecetse ndamweho. Ariko niba mbeshya Imana ntizigere yemera ko amarira ava ku maso yanjye muri 2024, cyamureka indahiro za Korode. Korode kuvuga ngo yampaye akazi ngo nge Kamara mbura ubugingo nkigira mba umukozi wa Korode yeriraro. Korode yari afite kampani, ariyemera ngo bakeneye secretary ku Gisimenti, ndagenda mpageze ari abana n'umugore, ubwo yari atandukanye nitwa Petronira, abana n'undi w'igikaru bigasanze banabyaranye, bari baranasezeranye, bakoze divorce. Abona kurongora umwe wo mu Ruhengeri avuga ngo wamwibye, wo mu Ruhengeri batandukanye, abona kurongora hehe uyu nguyu bari kumwe. Ikindi kintu gikomeye Korode nziza, muri barabantu twakoranye ibiganiro yerekana, hari umupasiteri witwa Valentine atuye Kabeza. Korode yaragiye yinjira urugo rwe, Valentine afite abana 8. Valentine yaraje arampamagara, urumva njya kumusengera, ajya mu cyumba cye ati nsohorera imyenda ya Korode n'inkweto, yanze kumvira mu rugo, yirirwa yifotoreza ku gitanda cyanjye yereka abagore ngo hano niwe, urumva. Valentine ndamusengera nk'umugore mugenzi wanjye, nzi icyo gikomere kuko Korode yari yafashe irembo kwa Virginie, yavuye kwifotoranya na Virginie ariko ubwo ari fiance wa Virginie, ibyo afite n'ahandi hantu ngo nimba ariko hano hirya y'Rwamagana, nimba ari Nyagasambu, nimba ari hehe naho ngafite ahandi yateguje kazajya gufata irembo. Iyo mikino yose Korode ayikora mu bagore, urumva. Icyo gihe nsengera Valentine, nsohora ibintu bya Korode byose mu nzu ya Valentine, nsohora nkura mu cyumba, sinasohoye mu nzu, nasohoye mu cyumba cye, ndamusengera. Umugore aratura, aranje hamagara Korode amuhebye. Korode kuva yamenya ko nahagararanye n'uwo mugore, ese basi ni uwo mugore uye nikoreye n'ubukwe, urumva. Mwebwe Korode aza akabashyira mu mitingi, ntabereke imva n'imvano y'ikibazo cye na Mutesi, urumva. Ngibyo ibintu nzira kuri Korode. Ubundi buriya ngo nintamuha miliyoni ntazaceceka. Iyo mubona akora ibiganiro avuga ngo Mutesi azaza nshake, na musaza wanjye aramubwiye ngo nzajye kumushaka, na papa wa Darirene nawe ari kumubwira ngo aranshaka. Njyewe ndamuha amafaranga y'iki, icyo ngura nawe ni iki, ko ndi umunyarwanda ukwiriye kurengerwa. Kuki Korode yumva kugira ngo areke gusebya umuntu ariko akeneye amafaranga, ahubwo ko njyewe nawe twagera nayo nkamurega, sinjye njyenyine, ibazabikora n'abandi banyarwanda, ibazabikora n'abandi bantu. Kamara ngenda tuje, ndi umupasiteri, ndi umukozi w'Imana, ariko hirya ya Mutesi hari umuntu Korode azakorera iki kintu, bicana amaraso ave mu muhanda kandi mubireba. Mujye mugerageza, Korode naza n'inkuru nka ziriya muzitoze neza, mujye ku muntu ari kuvuga mumubaze icyo yabapfana. Uwo niwe Korode na Mutesi. Umugabo wese ugusabye ukamwima habamo litije. N'ibyo bintu by'ibinyanga yakoraga, nkagenda ngasengera uwo mugore w'Imana yamwihereye n'umugabo, arambwira ati wansengeye Imana ikankurira uyu mugabo waje mu rugo, urumva. Nibyo, uwo niwe Korode. Korode nyuma yaho yafashe agatoki ku kandi, reba umuntu kujya kwandikira umugabo w'umuntu akambekera ngo ndi kurya imikeke n'umugabo, agacaho umugabo agasigaza akaboko ko mugabo. Korode ibyo yari ari kubikora iki? Niba koko ndi mushikiwe, ibyo yabikoreraga iki? Akamuha ifoto y'umukobwa uvindi imwe na wa mugore we, n'umugore ngo wari inshuti ye wigasanze, wajyaga akora ibiganiro afite akarongo mu mutwe. Uwo mukobwa na Kamana wo ku Rugendo TV aramuzi, urumva. Korode, mwe muvuga Korode muzi ubugome bwa Korode mwebwe. Harya ngo wavuga ngo ni ntase FPR, Korode yicara imbere yanjye akitaba Yes General Mubaraka, kandi nacunga agasanga ari kuvugana na Papa Bitangaza.
urumva ni umuntu uza kukumbeshya, ni umuntu wicara imbere yanjye, urumva Kamara hari igihe nabayeho nihonga ko Claude akamvuga nkamuha amafaranga nkayamuha akaza tugakora nk'ikiganiro tukereka abantu ko tubanye amahoro. Rero nibyo yamenyereye, azi ko n'ubundi ndakomeza kumuha ayandi mafaranga, kandi ubu nanjye ndi umunyarwanda. Ibyo kuvuga ngo aziranye n'abaribu ngo ni ntasi ya FPR ngo aziranye ngo n'abajenerali, ibyo ntawe bikangisha Mutesi, kereka nanjye ntari umunyarwanda. Urumva uwo niwe rero Claude, uwo niwe Claude. Ariko mwebwe muvuga Claude ntago mumuzi. Claude ni umugome, yakwica uhagaze, yakurangiza nk'ibyo ari gukorera umuryango wa Rusagara. Umuntu ufata umugabo mugenzi we akirirwa muhimbira ibinyoma nkabiri, agahimba ibinyoma nkabiri, akirirwa azenguruka, amaze gukora ibiganiro bigiye kugera mu 100, nta cano nimwe atajyaho, azindukira Rusagara ushinyagurira umurambo akiri muzima, yamukorera ibingana iki? Kugeza ubwo abantu barira bakavuga ati Claude areke harya buriya Claude akunze abana ba Rusagara. Reba kujya kubona papa wawe ari ku binyamakuru ngo abagore yarongoraga, ngo bake yasambanye, ngo ibiki n'ibiki, umuntu umwe ari uri kumuvuga. Harya bana nibwo akoze ikintu ngo ari gusebya Mutesi, ahubwo yabaye ngo arimo arankomeretsa, buranga aravuga Rusagara kankomeretsa. Kamara nta cyankomeretsa kurenza ko Rusagara yapfuye, sibyo? Icyo nicyo gikomeye mfite, ibindi byose nko kwandika basakuje mu isoko. Ariko nkubwiye Claude, nubwo mujye nyuma ya Claude na Jihad rwa yandika ibintu Claude yamuhaye akajya kubivuga, akajya kubitangaza, agashyira Papa Darlene mu itangazamakuru, agashyiramo abana banjye, agashyiramo amatika, agashyiramo abagabo ntanazi hejuru ya Claude. Nukuri reka nkubwire, Claude ni umutindi mu mutima, burangwa akeneye amafaranga. Hari kera, ubu ntayo namuha, ahubwo namushyira hanze, abanyarwanda n'isi yose bakamumenya.